Duherukana ubushize mu birori by'ubukwe bwa Pierre na Rose, ubwo abantu bose bari bishimye cyane. Mama wa Rose arimo kubwira umukobwa we Rose ati ndishimye cyane mwana wanjye ntabwo wabyumva. Ni ukuri felicitation. Rose ati urakoze cyane mama. Ni ukuri nanjye ndishimye ntabwo wabyumva mama. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ka Jasmine kati sha mukuru wanjye none uzi ukuntu usa neza wambaye agatimba. Urasa nk'inyenyeri yo mu ijuru ni ukuri ukanzira kubereye mukuru wanjye maze Imana izakubakire. Umukobwa ati urakoze cyane Jasmine. Ubwo kandi mama wa Pierre abwira umuhungu we Pierre ati felicitation rwose muhungu wanjye. Rose nawe kandi felicitation. Ni ukuri muraberanye pe. Rose abwira nyirabuka ati urakoze cyane kandi warakoze kunyemera. Ubwo ka Jasmine kati Rose mukuru wanjye ese tuzagumana nawe iteka ryose? Ubwo uyu mugeni ahita abura icyo asubiza maze Pierre akaba aruza gusubiza. Pierre ati yego rwose Jasmine, mwese muzaza tubane mu nzu yanjye. Nyagasani ubwo ako kanya mama wa Pierre ahita arakara maze ati avuze ngo iki? Ntabwo bishoboka yuko twabana, ntabwo bibaho. Ubwo mama wa Rose ahita abwira Pierre ati mutwihanganire Pierre, gusa ariko nyine twese ntabwo twabana mu nzu imwe, ntabwo nifuza kuba nababera umutwaro. Ubwo Rose ahita abwira mama we ati mama ugomba kugumana nanjye ariko ntabwo ugomba kuguma wenyine mama, we na Jasmine mugomba kuza tukabana. Nyagasani. Mama Rose ati oya mwana wanjye, kano kanya ubu ngubu erega washyingiwe, ubu ngubu ugiye gukora umuryango wawe. Humura rwose ibyanjye wibitekerezaho cyangwa se ngo bitindeho, ngiye gushaka akazi kandi vandaza kukabona. Ntabwo nshaka rwose gushingira ubuzima bwanjye ku bwanyu. Pierre ati oya, wowe ugomba kubana natwe, ahubwo ni icyifuzo rwose ngiye nkwisabiye nk'umukwe wawe cyangwa se umuhungu wawe. Ese wabyemera yuko waza tukabana? Nyagasani. Rose ati yego rwose mama wabanye natwe, erega iyi myaka ugezemo ntabwo yoroshye mama, umenye yuko unarwaye. Ntabwo uzi ko muganga yakubwiye ku byerekeranye n'ubuzima bwawe ko bitameze neza. Ka Jasmine kati mama nanjye nshaka gukomeza nkabana na mukuru wanjye. Nyagasani. Pierre ati rero urumva yuko bose bashaka yuko tubana, ntabwo wabyanga. None abivuga ngo ntabwo tubana, njye ntabwo ndagutega amatwi rwose mubyeyi. Ubwo nta kintu umubyeyi yakoze, mama Rose yarabyemeye yemera yuko agiye kubana n'umukobwa we Rosa n'ubundi, maze ati nta kibazo ndemeye rwose ndaza kubana namwe. Hanyuma se murabyishimiye? Pierre ati yego rwose ndabyishimiye, turishimye cyane pe kuba ugiye kuza kubana natwe. Ubwo bose barabyishimiye ndetse na Rosa rwose ubona yuko abyishimiye, gusa ariko hari umuntu umwe utarabyishimiye, ariwe mama wa Pierre. Tugarutse mu rugo kwa Judy barimo aganira na mama we barakaye cyane, amubwira ati mama Pierre ubu ngubu rwose yamaze gushaka Rose. Ubu ngubu Rose atabaye ubuzima bwe nyine agiye mu maboko meza, na cyane yuko yemeye kumuha impyiko. Mama wa Judy utaruzi yuko abandi bagiye kubana yahise agwa mu kantu maze ati ngo iki, ngo ubu ngubu bamaze gusezerana? Ninde se waguhaye ayo makuru mabi? Judy ati nyine hari inshuti yanjye yitabiriye ubwo bukwe niyo yabimbwiye. Ubu ngubu kano kanya Rose ni umukire cyane mama, nta nubwo azongera kuba umukozi wo mu rugo ukundi. Mama Judy ati cyabi cyari cyo cyose ibyo ntabwo mbyitayeho. Ubwo kandi ako kanya mama Judy yahise atangira kuribwa umutwe cyane, maze Judy ati ubaye iki se mama? Ako ni agahinda se ugize kuko Rose abaye umukire? Ese byose bimeze neza mama? Mama Judy ubwo yahise yibuka yuko business ze zatangiye guhomba, hajemo ibibazo byinshi cyane, ubukene bugiye kubataka. Maze ati Judy imigabane yanjye irimo kugabanyuka cyane rwose, tugiye kuba abakene. Nkeneye andi mafaranga yo kugira ngo nshore muri company, kugira ngo natwe tutisanga mu cyiciro cy'abakene. Mu by'ukuri mwana wanjye nabuze icyo nkora, umutwe rwose uri kundya. Judy byaramucanze maze ati ibyo ntabwo bishoboka mama, ntabwo byabaho, ufite kugira ikintu bikoraho mama. Ubwo mama Judy ati nkeneye miliyoni zigera nko mu 100 kugira ngo bibashe kuba byakunda, kandi ayo mafaranga ni menshi nayo mfite kuri konte pe. Judy ati wigira ikibazo mama, biracyashoboka yuko wajya muri banki ukaka inguzanyo tukareba yuko byakunda. Mama Judy ati turaza kubitekerezaho mwana wanjye, nese ko nta yandi mahitamo mfite, ngomba kugira ikintu nabikoraho mwana wanjye. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo kandi tugarutse mu rugo kwa Pierre yabanaga na mama we ariko mu nzu ye. Iyi nzu kandi niyo yazanye mu mugeni we Rosa ndetse n'umuryango we. Mu by'ukuri aba ari inzu nini cyane, iba igiye kujyamo Pierre n'umugore we Rosa, igiye gukomeza kubamo kandi mama wa Pierre, ndetse utibagiye n'umuryango wa Rosa mama we ndetse na ka Jasmine.
ubwo Pierre nta kindi yakoze yabwiye mama wa Rose na Jasmine ati hanyuma rero ino nzu aka kanya muyifate nk'aho ari iyanyu, icyumba cyawe rero kiri hariya hirya, ubwo amutungira urutoki, nimugira icyo mukenera icyo ari cyo cyose muze kumbwira, tugiye kubana ahangaha muri ino nzu, ubungubu ahangaha ni iwacu. Mama wa Rose ubwo yarishimye cyane maze ati urakoze cyane Pierre, Imana iguha umugisha rwose mukwe wanjye. Mama wa Pierre wari warakaye cyane ahita abwira Pierre ati Pierre, ese twavuganaho akanya gato? Pierre ati yego mama, niba nta kibazo waba ugiye mu gikoni ndaje tuganirireyo. Mama wa Pierre ubwo ahita ajya mu gikoni ariko ababaye cyane. Ubwo Pierre asigara abwira Rose umugeni we ati Rose, icyumba cyacu rero twebwe kiri hejuru kuri esikariye zo hejuru kuri etaje yo hejuru ikurikira, twe tuzajya tuba muri etaje yo hejuru abandi babe hasi, waba ugiyeyo rero ndaje ngusangeyo mu kanya gato ngiye kuvugisha mama. Rose ati yego shere wanjye, reka nze ngende ndaba nkutegereje. Rose ahita agenda, Pierre kandi ubwo nawe akajya kuganira na mama we mu gikoni, maze Pierre ati mama ese habaye iki ko mbona ureba gutyo, ibintu byose bimeze neza? Mama wa Pierre wari warakaye cyane ati nshaka yuko tuvugana ku byerekeranye na Rose na mama we ndetse n'akari agakobwa kabo, kubera icyo wahisemo ko bagiye kubana natwe mu nzu yacu. Pierre ati mama ntabwo nizeye ko ibyo bintu uvuze ari wowe ubivuze, ni gute wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Uriya mubyeyi mama wa Rose urabona yuko ananiwe cyane, iriya myaka agezemo ni mibi cyane, ni imyaka akeneye abantu bamufasha rwose, ntabwo ari umuntu wo kujya kwirirwa mu kazi, urabona yuko ananiwe cyane, ntabwo yashobora kwibana mu nzu ya wenyine rwose uriya mubyeyi mama. Mama wa Pierre ati umva nkubwire Pierre, uriya mukobwa we rwose Roza ni umukobwa mwiza pe, naranamwemeye rwose ndanamukunda, yatabaye ubuzima bw'umuhungu wanjye nkunda cyane ari wowe. Gusa ariko icyo nakubwira cyo nuko umuryango we ntabwo nifuza yuko waba ahangaha ngo bane natwe pe, ntabwo numva yuko natuza mbana na uriya mubyeyi n'umwana we. Umva nkubwire Pierre, ufite gutekereza kuri bino bintu wa mwana we. Pierre atari ko se mama wabaye ute? Bari abantu bagomba kubana natwe kandi ni ibyo ngibyo, inzu si yanjye se? Bari abaniriga ni abantu beza, ubundi kuki mbona wabigizeho ikibazo? Hanyuma ahubwo rero ngenda nagiye mu cyumba cyanjye. Ubwo umusore nta kindi yakoze yahise yikubita ahita agenda. Nyagasani gusa mama we n'ubundi ariko asigara ubona yuko yarakaye cyane ku byerekeranye n'uko adashaka kubana n'uriya mugore mama wa Rose. Ubwo tugarutse mu cyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho byose byo mu cyumba, ndetse kandi kino cyumba kiba kirimo ibitanda bibiri byiza, igitanda cy'umwana Jasmine ndetse n'icya mama we. Ka Jasmine ubwo kaba kari ku gitanda karimo kabwira mama ati mama kino cyumba nagikunze pe, harimo air conditioner, bisobanuye ko nta bushyuhe tuzongera kugira bwinshi cyane nk'ubwo twagiraga muri kariya kazu mama. Hano hantu nzahaba ubuzima bwanjye bwose mama, ngiye ndumva nishimye ku buryo utabyumva wagira ngo ndi mu bicu. Mama wa Rose ati ibintu byose bimeze neza kano kanya mwana wanjye, abakobwa banjye none ubu ngubu barishimye bombi. Ka Jasmine kati mama none ntabwo ukeneye kuzajya wirirwa mu kazi rwose uri kujya gukora, nta nubwo tuzongera guhangayikishwa n'amafaranga y'ubukode. Yo disi ubwo bose barishimye, bakwibuka ubuzima babagamo nubwo bagiye kubamo, bagahita baramburira Imana icyubahiro. Tugarutse muri etaje yo hejuru mu cyumba cya Pierre na Rose aho abageni bagiye kujya barara, Pierre aba yishimye cyane na Rose yishimye cyane. Ubu ngubu uri uwanjye iteka ryose sheri, ni ukuri warakoze kuza mu buzima bwanjye, ubu ngubu niwe muntu wa mbere nkunda mu buzima bwanjye bwose. Rero sheri wanjye ejo tuzajyana mu kwezi kwa buki, bya bindi ujya wumva bita honeymoon sheri. Ubwo Rose disi yaratunguye cyane maze turavugisha kuri sheri, sinari narigeze rwose ntekereza yuko ibyo bintu bizambaho, ngo niyumvishe ko rimwe umuntu azambwira ati tugiye kujya gutembera ahantu runaka, noneho ikindi kandi ari ibijyanye na honeymoon sheri. Ntabwo wakwiyumvisha ukuntu numva ameze babe. Pierre ati tugiye kujya muri honeymoon sheri wanjye, njye nawe tuzishima birenze uko wabitekerezaga babe. Ubwo Rose aramubaza ati tuzajya hehe rero sheri wanjye? Pierre ati tuzajya ahari hose wumva wifuza rukundo rwanjye, ahubwo urumva ari hehe ushaka yuko tujya? Rose ati nshaka yuko twigira muri Canada sheri, ndumva nshaka kwibana nanjye ndi ku mazi ku mucanga, ndimo ndakinira ku mucanga nk'abandi bana, nicaye mfite akantu ko kunywa, ibirenge byanjye biri gukora mu mazi. Ubwo Pierre ati apu byabaye, ubwo honeymoon yacu igiye kubera muri Canada babe. Ubwo nta kindi cyabaye barishimye cyane. Rose atarakuramo ikanzu ahita ajya ku buriri atangira kubyinira ku buriri, ubona yuko rwose bose babyishimiye, mbese nyine urukundo ruhari. Ubwo tugarutse ahantu hamwe muri ofisi, mama Judy aba ari kumwe n'umuntu uri kumubwira ati nyakubahwa, biragaragara yuko muri kampani yawe ukeneye kongera gushoramo indi migabane, ikindi kandi ni ukubikora vuba kuko nta gihe dufite, na cyane yuko muri kuno kwezi ubukungu butameze neza. Mama Judy amubwira ati sawa nabyumvise, ubu ngubu none wakwigendera. Ubwo uyu mukozi we bakoranaga muri kampani yahise agenda, maze ubwo mama Judy yubika umutwe ku meza atangira kuvuga ati mana yanjye kuko wamfashije.
ubu se nkora iki koko? Nkeneye gutabara kampani yanjye kubera ko rwose iri mu marembera. Ubwo umugore yakomeje gutekereza icyo yabikoraho maze ahita avuga ati ndatekereza Judy ibintu yavugaga byari byo. Ngomba kwita nsaba inguzanyo kano kanya rwose. Nta yindi mahitamo mfite yo kuba nagira icyo mbikoraho. Ubwo nta kindi cyabaye mama Judy yahise afata umwanzuro wo gusaba inguzanyo muri banki. Tugarutse mu rugo rw'abageni kandi kwa Pierre, bwarakeye maze mu gitondo bafata amavarize biteguye kujya muri honeymoon muri Canada. Ubwo ka Jasmine karabonye maze kahita kababwira ati wow, nukuri mukuru wanjye urasa neza cyane, muzagira ibiruhuko byiza. Mama Rose ati nzagukumbura cyane mukobwa wanjye, mugende rwose muryoherwe na honeymoon. Rose turakoze cyane mama, nanjye nukuri nzagukumbura. Mama Pierre nawe ahita abwira umuhungu we Pierre ati wiyiteho muhungu wanjye kandi muryoherwe. Ubwo nta kindi cyabaye bahise burira imodoka maze bahita berekeza ku kibuga cy'indege gufata indege iberekeza muri Canada. Ubwo Rose na Pierre bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe maze Pierre ati waramutse neza, waturebera se igihe indege irajya Canada irahagurukira? Wo ku kibuga cy'indege ati yego rwose, niba nta kibatwaye mwabanza mukanyereka pasiporo yanyu ndetse n'amatike. Pierre ati yego nta kibazo, ahita bibereka maze undi ati murakoze. Mugiye muri Canada? Pierre ati yego rwose niho tugiye, ubu ngubu tugiye muri honeymoon njye na shiri wanjye. Ubwo undi nta kindi yakoze yahise abakorera vuba maze ati mwakire rwose byose biri ku murongo, muraze gutegereza indege yanyu kuri gate ya 468. Ni mwise imwe gusa indege ikaba irahagurutse, hanyuma rero muzagire trip nziza. Rose ati nukuri urakoze cyane. Ubwo nta kindi cyabaye DC bahise bajya gutegereza indege kandi mu gihe kidatinze ihita ihaguruka ihita iberekeza kuri Canada hagiye gukomereza honeymoon. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma maze ubwo kandi mu ndege Rose aba yegamye kuri Pierre mu gituza amubwira ati sheri nukuri ndishimye cyane uyu munsi ntabwo wabyumva. Ubu ngubu koko ninjye wicaye mu ndege cyangwa ndimo ndarota ngo ngiye muri Canada? Ndagukunda cyane baby ntabwo wabyumva. Pierre ati nanjye ndagukunda cyane urukundo rwanjye, tugiye kugirana ibihe byiza mukunzi wanjye. Rose ati nukuri nishimiye kuba ngufite mu buzima bwanjye Pierre, nukuri ninjye mukobwa wahiriwe kurusha abandi bose muri ino si babe. Ubwo tugarutse kuri banki, mama Judy yaje gusaba inguzanyo maze ati ngomba gukora bino bintu rwose, ngomba kubikora, nta yandi mahitamo mfite, reka naka inguzanyo. Ibyo nakora byose ngomba gutabara kampani yanjye, reka nze ndebe yuko bakwemera kunguriza. Mana yanjye kuko wamfashe bino bintu bigakunda. Ubwo nta kindi cyabaye mama wa Judy yinjiye mu cyumba cya manager wa banki maze manager wa banki ati muraho neza, murifuza yuko tubafasha iki? Mama wa Judy ati ndifuza yuko mwamfasha kwa applyinga inguzanyo, ndifuza gushora amafaranga muri kampani yanjye. Ubwo manager wa banki ati okay, urasabwa kuzuza no mafomu, ndagufasha ngusobanurira ibyo udasobanukiwe. Ubwo nta kindi cyabaye manager yamuhaye amafomu yo kuzuza maze mama Judy atangira kuzuza kugira ngo bamuhe ideni. Tugarutse mu rugo rwo kwa Pierre kandi mama wa Pierre aba yicaye mu ntebe wenyine arimo gutekereza ati ngomba kubwira uyu mugore rwose akava muri ino nzu, sinshaka kubana nawe, bagomba kuvanga bakagenda. Ni gute ngiye nabana n'abagore babiri mu nzu imwe? Ntago baguma ahangaha rwose, ntago byakunda, sindaza kumvira Peter rwose ibyo ashaka, n'ubundi ntawe uri ahangaha, reka nze mbahamagare bazangangira icyo mbibabwiraho. Uyu mugore rwose mama Rose ntago agomba kuguma ahangaha, iyi nzu ni y'umwana wanjye, nanjye ubwo ni nkaho ari yanjye, bagomba kuvanga bakagenda. Ubwo uyu mugore mama Pierre kandi ubwo akiri kuvuga ibyo ngibyo, hanze mu gipangu haba hinjiyemo umujura wambaye maske, araza maze atangira kwitegereza ahantu hose, nuko ati uru rugo ngomba kurwiba kuko nabakire cyane rwose biragaragara. Ubwo nta kindi uyu mujura yakoze, yihuse cyane yese atangira kwinjira mu nzu. Ubwo kandi mama Pierre araza akabwira mama Rose ati nshaka kuvugana namwe. Mama Rose ati ndakumva rwose nguteze amatwi, ni ikihe kibazo gihari? Mama Pierre ati nta kibazo kindi gihari, ahubwo hari ikintu cy'ingenzi cyane nifuza kuba nakubwira. Bakira aho ngo wa mujura ahita akababwira ati ntihagire umuntu unyeganyega. Ubwo uwo mujura kandi aba yambaye mask afite n'imbunda mu ntoki, akababwira ati haragira umuntu unyeganyega n'umwe ndahita murasa. Umugabo araza akababwira ati nshaka amafaranga, ikindi kandi nshaka ya mikufi ndetse n'imirimbo yanyu y'abagore mwamufitiye ya zahabu, mbese nyine mu by'ukuri nshaka buri kimwe cyose gifite agaciro muri ino nzu. Mama Pierre nubwo babwisha ati urinde wowe, gira vuba se ukiri iyo mbunda yawe hasi.
umugabo ati njye ndi umujura kandi mwebwe muri abakire, rero ugomba kumpa amafaranga cyangwa se ibyo bintu nkwatse, cyangwa se nutabima ndakurasa. Mama Rose ati waretse kuturasa. Mama Pierre ati rekera rwose ibyo bintu have ndaje nkwa amafaranga, ngashyira hasi yo mbunda. Ka Jasmine nako kahita gashyanuka gati nta giceri na kimwe tuza kuguha wa gisambo we, ahubwo soka mu nzu yacu vanga ugende. Ubwo no mujura ati erega nimutama amafaranga n'ubundi ngenda yiha, reka nze mbarasa ubwo mereye kano kanya. Ubwo mama wa Rose ati ntabwo ndakwemerera kuko ari ibyo bintu rwose wa mugabo we, ntabwo watubabaza rwose. Ubwo umugabo yakomeje kubatunga imbunda. Mama Pierre wari wagize ubwoba ati nukuri witurasa, ndaje nkwa amafaranga ushaka. Yashatse ahantu yisha arahabura. Mama Rose kandi ubwo yahita yegera cya gisambo cyari cyanamutunze imbunda, aragicunga ahita agikurura agikubita ikintu mu mutwe maze igisambo gihita kikubita hasi. Nyagasani, ubwo nta kindi cyabaye ako kanya umugabo akimara kwikubita hasi, Mama Rose ahita amufata maze akamuzirika ahantu hose, akamuhambirira ku nkingi y'igikuta maze akamubaza ati ni gute watinyutse kuzanga wa gisambo? Ubu ngubu nta kindi gisigaye usibye kujya gufungwa. Ubwo igisambo giti wandekuye, mu by'ukuri ntabwo nari ngiye kubica, icyo nifuzaga ni ukwiba amafaranga gusa ubundi nkigendera, ndakwinjiza rwose ntuhamagara abapolisi. Ubwo Mama Pierre ati ahubwo namaze guhamagara polisi, mu kanya gato rwose polisi irabigeze ahangaha maze bagutware wa gisambo we. Ubwo ka Jasmine kahita kiyemera kati mama wanjye rega ni superwoman, ararenze, nta kintu ushobora kuba wakora wa gisambo we, ahubwo wowe uzajya ikuzimu, ntabwo uri umwana w'Imana. Bakiri ako kanya polisi iteze gaparika imodoka aho ngaho, bihuse cyane bahita baza bafata igisambo barakijyana. Bakimara gutwara igisambo, Mama Pierre washaka kwirukana Mama Rose mu nzu, yabonye ibintu umugore akoze nubwo ashaje ahita agiramo ubwo baravuga ati nukuri urakoze cyane pe, utabaye ubuzima bwanjye bari bagiye kunyica. Mama Rose ati murakoze cyane, ariko kiriya gisambo kije hari ibintu wari ugiye kumbwira ngo by'ingenzi cyane ushaka kumbwira. Ibyo bintu washakaga kumbwira ni ibiki? Nyagasani mwibuke neza ko Mama Pierre icyo kintu cy'ingenzi yashaka kumubwira kwari ukumwirukana muri ino nzu n'uno mukobwa we. Ubwo akimara kubona uburyo mutabaye akamukiza igisambo, yahise abihindura maze ati humura rwose icyo kintu ntabwo ari ingenzi cyane, reka tukihorere. Ubu ngubu rwose wagenda ukaruhuka, urakoze cyane, nanjye ngiye mu cyumba cyanjye. Mama Pierre ubwo akimara kugera mu cyumba, yahise atangira kwiganiriza mu mutima ati se kuko mu by'ukuri nashaka kumwirukanira iki? Uriya mugore rwose Mama Rose ni umuntu mwiza pe, bagomba kuguma ahangaha. Uriya muryango watabaye umuhungu wanjye Pierre, none nanjye atabaye ubuzima bwanjye bari bagiye kundasa, azakomeza kundinda rwose. Namubonye umuntu ukubita igisambo, ntabwo ndaza kubirukana, ahubwo ngiye kwiga kubana nabo. Ubu ngubu ni umuryango wanjye. Ubwo tugarutse muri Canada, Rose na Pierre baba bageze mu gihugu. Feri ya mbere bahise bahitira kujya gufata hoteli. Bakimara kuyibona bahita batangira kuganira maze umukobwa ati ni ukuri sheri wanjye, nakunze ino hoteli cyane pe, ariko se wambwiye neza naba ndimo ndarota? Ibintu byose ndimo ndabona ni ukuri ni ibintu byiza gusa. Ni ukuri wakoze kuri buri kimwe cyose sheri wanjye, ni ukuri urarenze pe, uri uwa mbere, wahinduye ubuzima bwanjye Pierre. Pierre ati rega ndagukunda cyane Rose, ahubwo se twari twabona iki ko ibi ngibi ari agatonyanga mu nyanja? Nzaguha buri kimwe cyose mukunzi wanjye, nzaguha ibyishimo utigeze ubona ahandi. Ahubwo se ubu ntabwo wifuza kuvugana na mama wawe? Rose ati yego rwose ndabishaka kuvugana na mama pe, ni ukuri ndamukumbuye. Tugarutse ahantu hamwe mu karesitora, Judy aba ari kumwe n'umushuti we. Wa mushuti we witabiriye ubukwe bwa Rose na Pierre wari wabutashye kugira ngo arebe ukuntu biza kugenda. Barahura maze bagatangira kuganira maze akamubaza ati umeze gute? Judy ati nukuri meze neza. Twihuse se ahubwo mbwira we, ubukwe bwa Rose na Pierre wobonye gute? Bwari bushimishije? Umukobwa ati cyane rwose bwari ubukwe bushimishije cyane. Uriya mukobwa Rose rwose ni umunyamahirwe cyane, ntabwo wabyumva. Yahise yigira no muri Canada rwose, ubu ngubu niho honeymoon iri kubera yabo. Nyagasani Judy atagwa mu kantu maze tuvuze ngo iki? Urimo kunyinisha? Ibyo ngibyo se ubwo bishoboka bite ko yaba ari muri Canada? Umukozi wo mu rugo umutindi ari muri Canada sakoramo iki? Uriya mukobwa ni umutindi ni nyakurya. Uzi ko yahoze ari umukozi wo mu rugo iwacu, ari kwibaze kujya muri Canada ngiye ntaranagerayo. Uyu mukobwa mugenzi we ataha, uriya mukobwa nagakira umukenere, ubu ngubu ni boss. Ubu ni boss lady yibere muri vacation muri Canada. Ari muri honeymoon rwose ubu ku mucanga n'umukunzi we. Bararyoshye rwose, ari mu buzima bushimishije. Nukuri mva nkubwire Judy, wakoze ikosa rikomeye cyane wa mukobwa we. Ntabwo ari ukwiye kuba arataye Pierre ari mu bibazo kuri ya rwose akeneye impyiko pe. Judy atangira kwicuza maze ati
ibi ngibi ntabwo bishoboka rwose ko byaba biri kumbaho banza ndi mu nzozi. Rose ubu ngubu ko karishimye cyane, mana yanjye koko. Ubwo umukobwa ishyari riramwica maze agatangira kuzamura n'umujinya. Mugenzi akamubwira ati ariko se Judy wabaye ute? Kuki mbona ishyari rikwishe? Judy aramusubiza ati asiki nawe ntunshingeho. Njye ntago nafuye kari agatindi. Nagatindirega n'ubundi namutinda ubu umusirimu. Njye rega n'ubundi ndi umukobwa mwiza. Muri no si yose abankurikira ni bakeya. Umukobwa aramubwira ati aha ndabona warakaye rwose n'icyayi baduhaye ntago wakinyweye. Reka twigendere n'ubundi njye nkeneye kujya kwiga. Humura ni njye wishyura biri. Judy ati oya ni njye urishyura biri wigira ikibazo. Ubwo nta kindi cyabaye Judy ahita aza kwishyura maze akababwira ati nshaka kwishyura nkweresheje ikarita. Ubwo bafashe ikarita bakoza mu cyuma maze baramubwira ati utwihanganire rwose mabuja, ikarita yawe yahagaritswe. Judy ati ngo iki? Ibyo ntabwo bishoboka ariko wakongera se ukagerageza ukareba. Uri ku cyuma ati rwose nagerageje ntabwo biri gukunda pe. Nta yindi karita se ubwo ufite? Judy ati oya njye mfite ikarita imwe yonyine. Ubwo wa mukobwa mugenzi we aramubwira ati Judy wigira ikibazo rwose, reka nishyure biri nta kintu bitwaye rega. Ubwo Judy ahita amubwira ati urakoze cyane Amber. Ubwo umukobwa yahise amwishyurira maze bahita basohoka barataha. Samu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe nko gukunda n'ukundwe. Tugarutse kandi ubwo muri Canada, Pierre na Rose bari batangiye kuryoherwa n'ibyiza biri muri Canada. Maze umukobwa ati wow ni ukuri tuno tuntu bagenderaho ku rubura tumeze nka skateboard najyaga nubona muri filime nyifuza kuzatugenderaho, none ngiye kubigeragezaho nanjye sheri numva ukuntu bimera. Rose ahita abwira Pierre ati sheri ngwino nawe tujyaneho. Ubwo bakiraho ngo hari telefone Pierre yakiriye maze ahita abwira Rose ati sheri mama wanjye ari kumamagara, ihangane akanya gato nitabe mama wanjye sheri amamagaye kuri WhatsApp. Pierre ahita yitaba maze ati allo mama umeze neza? Nyine turi kwishimira rwose ibyiza byinshi twabonye muri Canada hangaha. Ubwo Pierre muri uko kuvugana na mama we, Rose atangira kwivugisha mu mutima ati rwose ngiye ndarambiwe pe, nambiye gutegereza uno mugabo nazi twigire ku maski. Rose ubwo nta kindi yakoze ahita yirukanka maze agafata biriya bikweto birukankana ku rubura. Ubwo umukobwa Disi atangira kurya ubuzima. Rose Disi ubwo yishimye cyane ubona byamurenze ati yumvisha ibiri kujya mbere, yatangiye kwivugisha mu mutima ati nubwa mbere nakumva nishimye bingana gutya pe, ni ukuri pe ndagukunda cyane, ndifuza gufatira agasirifi nanjye ahangaha ku rubura nk'abandi bana. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze yese afata telefone maze atangira kwifotora uduserifi, na cyane yuko bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Ubwo Rose kandi muri uko kurangarira muri telefone arimo kwifotoza, umukobwa kandi yari ari ku muvuduko mwinshi maze ahita anyerera ahantu yari ari kandi ubwo hari cyane. Ubwo kandi yari ari ku muvuduko mwinshi cyane maze umukobwa arangije ahita ibyari ibyishimo se ubu ntabwo bigiye guhinduka amarira. Uratekereza bigiye kugenda gute mu bice bikurikira? Andika ibitekerezo bya muri comment maze umbwire ukuntu uri kubyumva, cyangwa se umbwire ukuntu wifuza ko biza kugenda mu bice bikurikira. Niba ari ubwa mbere kandi ugeze hanga cyangwa se ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye, kana kuri button subscribe n'akazugira kazongo ku ruhande kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zibana ku rukundo mbagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.